nanone twongeye guhura muri uyu mwanya Imana iduhaye ngo tuganire ijambo ry'Imana ubwo abandi baganira iby'abantu muri iyi si, twebwe tukaganira n'Imana muri Bibiliya. Reka tubanze tuyishime. Turagushimira Nyagasani ko tugihumeka nubwo turi mu bibazo bikomeye bya korona. Korona ni ingaruka y'icyaha, icyaha twanze kureka. None Nyagasani uduhe kumenya ingaruka y'icyaha n'insinzi yacyo. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Twe gutinya urupfu, dutinye igitera urupfu. Turagushimye mu izina rya Yesu, amina. Ubushize twageze ku rubyaro rwa Adamu na Eva. Yego, kandi urwo rubyaro nirwo ruza rukatugeraho. Ubwa mbere yabaye yabyaye Kayini, amukurikiza Abeli. Ariko abo bana bagira ibyago, bavukana kamere mbi. Ntibavukanye karemano, ahubwo bavukanye kamere mbi yitwa bavukanwa. Barayivukana, ntibayikururiye, kuko umuntu yikurira ikintu yamaze kuvuka. Icyo avukanye siwe wakikururiye, yavutse atyo. None se pastor, tubwiye abavutse bari abana babiri, na mbere yuko tuza kugera ku bandi, ni kuki batubwira abahungu gusa ntibatubwira abakobwa? Abakobwa baje kuvuka nyuma, barahari, bari muri Bibiliya. Ngo Adamu na Eva babyara abahungu n'abakobwa. Igihe kiragera benshi barapfa, ariko habanje abahungu, abakobwa bakurikiraho. Kayini rero igihe yari amaze kugenda, Bibiliya itubwira ko yagiye mu kindi gihugu atwika umukobwa inda. Ni mushiki we. Byari byemerewe ubu se bwo nturongora mushiki wa mwembi muri bene Adamu? Mwembi hari Adamu wa kabiri ubaho. Uri ufite ni mushiki wawe. Yamuneka mujye mutega amatwi iki kibazo, nzi ko benshi bakibaza. None se kuki byo kibazo nibaza, ni kuki abana b'abakobwa badafite agaciro, batavugwa, nta zina ry'umwana w'umukobwa wa Adamu tuzi, kereka niba mwebwe ari aho mwariguye? Mbere muri Bibiliya mu gitabo cy'Intangiriro amazina yabo cyane ngo abyara, izina n'irihimbano, ariko yabyaye umwana w'umukobwa, abyara abahungu n'abakobwa batazwi amazina. Batazwi amazina, ariko izina si ryo ngombwa. Icyo ngombwa ni umuntu. Abaho imyaka 930 abyara. Rero aho ngaho hari inyigisho zigenda ziza zishobora kuyobya abantu. Adamu babyara Kayini na Abeli. Kayini na Abeli bari ku rwego rumwe, abahungu n'abakobwa bari ku rwego rumwe. Itandukaniro ryazanywe n'icyaha. Hanyuma Kayini rero niwe wakoraga ibyaha byinshi se cyangwa? Oya, ntiyakoraga byinshi, yari kaha, yakoraga ibyaha byose. Yaragomye. Iyo ugomeye itegeko rimwe, uba ugomeye yose. None se ko hazamo ibintu
ngo by'abahinzi n'aborozi n'ubu bikaba abahinzi n'aborozi rukaba rugeretse. yajyaga kuba umuhinzi, umwe yabaye umuhinzi undi aba umworozi, kuko bavukanye kamere mbi ituma umwe aba umworozi. iyo batavukana kamere mbi, iyo Adamu adakora icyaha, nta muhinzi n'umworozi bajyaga kubaho. none se ni kuki abahinzi buri gihe cyose bagaragazwa ko bagira amahane? ni ingaruka y'icyaha, ni ingaruka y'icyaha. hanyuma se nta mworozi wajyaga kubaho, nta muhinzi wajyaga kubaho. nyine iyi ngaruka y'icyaha ihindura ite? babukundi baba bahinzi batajyaga guhinga bakanyagwa. noneho isuka igiki cy'Adamu yabanduje irimo ibisazi byo gutuma abantu korora se kutarimo ibisazi ko umuntu ukama amata y'inyamaswa ukayanywa, undi agahinga ikijumba akakirya. umva iki icyaha cyatuzaniye. ibyo ntibyajyaga kubaho, nta korora inka, nta guhinga byajyaga kubaho. twari kubaho dutese ko ubajije neza. icyaha cyabitubujije kumenya uko twajyaga kubaho. nta nubwo tuzi uko Adamu na Eva, ntabwo uko twajyaga kubaho byarapfuye. icyaha cyarabitubujije kubibona. none se ntibyabayeho. aba babyeyi bacu ba mbere Imana yabaremye ari abagabo bakuze, ari abasore reka da, ntabwo ntiyaremye umwana, ntiyaremye umusaza, yaremye umusore n'inkumi. yaremye umusore n'inkumi, ibarema ku wa nyuma, ibashyingira ku wa nyuma. ibyo se murabizi, ahubwo muzi ko yaremye uruhinja rugakura. reka da. abavuga muri izi nyigisho rero bavuga ko Adamu na Eva baremwe bari mu kigero kimwe. Eva agatangira gukura kuko abakobwa bakura mbere. oya, nta gukura kwabayeho, yaremye abakuze. ikura ndi kukubwira ibyo bavuga kugira ngo oya bambe sorry. Adamu na Eva abaremwe bakuze ni Adamu na Eva, si Kayini na Abeli. hari idini bita aho nari nteshagujwe ubyumve mu byumve. abaremwe bakuze umusore n'inkumi ni abaremwe si abavutse. hari uwitwa Romyun Moon Sung uvuga ko agiye kuzana umuryango mushya kugira ngo akosore amakosa yabaye kuri Adamu na Eva. urakosora Imana, sura Imana. noneho we mu myigishirize ye avuga ko Imana yaremye Adamu na Eva, arahira ko azagira uwarema. azabyara ahubwo, ariko ntazarema. ikibazo ashaka kutugezaho arakubeshya, kandi nicyo ayobyaho abantu. iki cyo Rusuferi yazize, yaravuze ngo nanjye ndiki ndi Imana. uwo nawe azapfa ka Rusuferi. avuga ko rero icyaha Adamu na Eva bakoze ngo ari ugusambana. reka da, ntabwo ntibakoze gusambana, bariye amatunda. nampe muri abikura hehe? we avuga muri science. umva muri science igicucu. reka ngaho muyoberaye, igicucu kikababwira muti ndiyo bwana. we uko bisobanura sinkwemera, nturi Imana. nyine kugira ngo twumve ntuteze kubikora, uzapfa urwa Rusuferi. yarabwiwe ngo uzagira ingaruka. nitubona akanya ndababwira ingaruka zizamubaho mu Byahishuwe igice cya 20. azamara imyaka 1000 azerera hagati y'intumbi mu minuko zabo yoheje. none se aba bantu bose kuki igihe cyose batubwira ngo
itunda bariye ni ugusambana abikura he? abikura Yeho ndamubwira aho mbikura ni muri Bibiliya. We abikura he yuko basambanye? nakubwira ko ari umwuka wamugendereye ngo nibavuga ibidahwanye n'iki n'iri jambo nta museke uzabatambikira ntimuzamwumve. yego Ngicyo gisubizo. Nta museke azahora mu mwijima iteka ryose. aba bana rero Adamu na Eva babyaye baribyara, babyara icyo babaye cyo. ni kuki umwe yabaye umwana mwiza undi akaba umwana mubi? Niko ese bijyanye n'imirimo bakoraga yabateraga ibisazi cyane. Ni kuko barema mu mudendezo. Umwe yari afite umudendezo n'undi afite umudendezo bareshya. Baremanywe bahumekerwa mu bwonko ubasha bwo kumenya, ubasha bwo gutekereza, ubasha bwo guhitamo mu mudendezo utavogerwa. Bombi bari bawufite. Kayini yihitiramo icyo yahisemo bureneke, yahisemo kugomera Imana. njye mbona yaragomeye murumuna we aho kugomera. None wowe uretse se wumve, uwagomeye Imana arica Imana, ab'Imana ntibica, baricwa. buriya bapfuye bose ni ab'Imana, abishwe bose baba ari ab'Imana. Yego, ko aho kwica baricwa, kuko Imana uyumvira ntiyica nk'uko nayo itica. ese umuntu aramutse yishwe ari umunyabyaha bihita bimugira umwana w'Imana? Reka da, nyuma yo gupfa Bibiliya bitubwira nyuma yo gupfa ntacyo umuntu nta cyiza akora, nta kibakora. Icyiza gikorwa n'umuzima, ikibi gikorwa n'umuzima. uru rubyaro rero kuko mukunze kuruvuga cyane, ni ibiki byarangaga uru rubyaro? Ni ugukora ibitandukanye n'iby'Imana ishaka, kuko bavukanye ikibatera gukora ikibi, kamere mbi. Bavukanye iki? Bavukanwa. Nta buryo babihunga, kuko niko yavutse. Nibavukanwa bazanye. Maze uyidukiza rero numwe ni Yesu Kristo. Maze abo bana b'Adamu bamaze kugwira ku isi, Imana ibarebye iricuza. Iyo ni imvugo y'umuntu, ariko ni Bibiliya. Bibiliya yanditswe nandese simbyise. Nije wayishyize mu Kinyarwanda sha mbaza mfasha abazungu batazi Ikinyarwanda, maze mwabigenzagamo tugakosa tugashyiramo amakosa nkayo ngayo. None se ntituri bene Adamu? Kuko dufite ikibi dutera kiturimo. Menya ari igice cya 6. Igice cya 6 umurongo wa mbere. Baravuga ngo abantu bahinduka babi cyane, abantu batangiye kugwira mu isi, abane rwa rubyaro rwa Adamu. Yego, babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranije bose. Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntuzahora uruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Yego, nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Ni iminsi bahawe, ni imyaka bahawe yo kwihana. Ntabwo yo si iminsi yo kubaho, ni iminsi, imyaka bahawe yo kwihana, imyaka 120. Rebe ko Imana yihangana. None se hano hari ibintu bidasobanutse. Hajemo abana b'abantu n'abana b'Imana. Abana b'abantu ni bene Kayini, abana b'Imana ni bene Seti, uw'Imana yashumbushije Adamu.
none se Kayini amaze kwica Abeli imushumbusha Adamu. Seti ibwira Seti iti Seti uramenye abawe ntibazashingirane nabo kwa Kayini yaragomye ni umugome. ubwo se iryo sirobanura Kayini nawe yari yarabyaye aruzukuruza. none se kwica kwa Kayini byahise bijya muri DNA ye ituma n'abana be nabo baba bicanye. Inyana ni yande iyamweru. Ibikorwa dukoze byaba Rahira yuko abana bawe batazakora ibyo ukora. Ufise nukora ibyo so na nyoko bakoraga. nuko nta bindi ariko rero iyo wemeye Yesu arabigukiza. Yesu iyo umwemeye nuwo mukiza wabyo gusa nta wundi agakiza kabonerwamo. Bibiliya irabitubwira ikidukiza Imana kuko iguciriye urubanza rw'icyo wapfukanye utakikururiye ibikosheje. none se ni kuki aba bantu babaye ku buntu Yesu yaje kugukiza icyo wavukanye. aba bana b'abantu n'ab'Imana bamaze kurongorana nibyo byatumye baba babi. Bari basanzwe ari babi, ibyo bakoze byarabagaragaje. Ni bene Seti. Ubu se twebwe si twebwe tuva mu itorero tukajya gukora ibyaha mu isi wumve kandi twiyitaga abana b'abantu abana b'Imana ngo bareba abakobwa babenguka abakobwa bo mu bana bene Seti babenguka bene Kayini kandi Imana yarababujije ariko baba nka se na nyina. ubu se yo simvugo y'abantu oya simvugo bangisha abantu abandi oya kuko ubuza kujya kwibasha kuko ubuza kujya gusambana guterwa sida nuko kwanga. ariko abana ba Kayini ntabwo bari kuzira icyaha cya Kayini. Ni ngombwa niko tuzira icya Adamu. Ariko Yesu yaje kukibakiza iyo bemeye kumuyoboka. Bene Kayini mwene Kayini wemeye kuyoboka Yesu atsinda kamere mbi. none se nguwo umukiza wacu. baravuga ngo muri iyo minsi abantu bareba muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi bari banyaswe icyo gihe. no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu nibo bagize bate nibo babarongoye. oya ni bande bagiye bateye abandi. abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu bene Seti babujijwe baranga nk'uko Adamu yanze nk'uko Rusuferi yanze bajya kurongora bene Kayini. none se ubu niki barushaga noneho bene Kayini bubahaga Imana bene Seti kandi barangije barongora abo bana. ubu se wowe ntuvuga ubu se wowe ntuvuga kuri uwo Yesu uvuga kuri uwo Satani se ariko ugakoresha ibya Satani ihereho. Pasi yansise n'izina rya se ko ntiyaciye ibintu. Nimujye mubyumva mwihereho mwe kujya kure. maze guhiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane. Abiyita b'Imana nibo bateye aba Satani kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose kubera bavukanwe barimo iteka ryose igihe cyose bayifitiye bavukanwa maze ngo kereka bemeye kuyikizwa na Yesu. none se iyi bavukanwa ko batayiteye yego niki cyatumye Imana nicyo gituma rero Imana yaje kubibakiza icyo batagize bate batiteye umva neza yayo ibicisha amazi irabane oya bicishijwe amazi nabanze uwo mukiza waje
ahubwo ibihanganira imyaka 120 aho urabyumva iyo myaka yose yego ariko irangije irabarira oya ingaruka zo kunanirana mu myaka 120 ingaruka zo kwanga imbabazi z'imyaka 120 umva uko bibiri wayambwira nawe ukuntu waca urubanza ngo Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi iyo ni imvugo y'abantu bimutera agahinda Uwiteka ntiyicuza hicuza uwakoze ikintu atazi ingaruka zacyo niwe wicuza ati yaba ntabikoze ubu se wumva icyo kinyarwanda kwicuza ni mu mvugo nziza twari kuvuga ngo iki iyo Bibiliya iba ari yo gukosorwa yari gukosorwa Imana ntiyicuza kuko ibizi byose maze twari kuvuga ngo iki muri Bibiliya Imana isanga ko umuntu yayihemukiye isanga ko umuntu yashatse kumukiza arangarananirana Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu nari umva nawe ubu ukiriho yaba yarimburaga none se wayambwira ntuze bya bindi uhoramo ukiri agasore none uri igikwerere ariko Imana cyaguhaye igihe cyo kwihana maze Imana ngo iravuga ngo nzarimbura abantu oya kirazira batsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo ibi ngibi mukora nibyo yabwiye Rusuferi iti ibi ngibi ukora ibi ngibi ukora wizaniye umva imvugo nziza none se ko numva Imana igira umujinya w'umuranduranzuzi oya igize umujinya z'ubukiriho ariko ndi gusoma ibi ubukiriho se reka da n'ubu kandi ufite umudendezo wo kwivugira uko ushatse Imana ikakwihorera none se ko ari data tumubwira uko aceceka so ukarya amabyi so ati nuko mwana wanjye yenda akanyafa akagukubita suko ngibyo rero ibyo kutumva Bibiliya ikivuga izi nyoni n'ibisiga byo mu kirere byo byazize iki icyo abana bazira iyo umubyeyi wabo yahemutse dore rero inkuru nziza ngo ariko Nowa agira umugisha kuwita umva nokuri rwose pe Nowa we yemera agakiza Imana itanga ku buntu ariko se Nowa ni iki cyamurangaga cyamutandukanyaga n'abandi ntiyazambanaga ntiyibaga ntiyanganaga ntiyicanaga hanyuma nyuma y'umwuzure birangiye nawe akora ibibi iki cyamubungagamo ni igiti ni kuko Satani rero ntahari se ngo dore Imana iti dore inzira Satani ati dore inzira ukagira ute kwihitiramo nguwo Nowa urase Nowa mbere ko yatsindaga ibyo byaha byose nyuma bikamutsinda ni izihe mbaraga zaje hagati aho ngaho zikamuyobya ntuzi ko ubonaga ko ukanga kakagukurikirana ukanga ejo ukajya kugahendahenda si gukora se ntubizi nirirwa njya kure se ni ubushake bwawe noneho Nowa yakiranukaga kuko yashakaga gutandukana n'abanyabyaha abareba akavuga ati biriya gihe sinabikora yego abonye bose bashizeho nawe atangira ibyaha nawe arabitangira ubu se Rusuferi yaramubwiye ati nturuze uko bose ari abanyabyaha we wakoze ibyaha ubwo ni ukuvuga ko twamaze gupfa nta n'ubwo amakosa ari ayacu ikitubungamo icyo cyaturangiye ufite ikikubungamo wavukanye ariko ufite umukiza ukukiza ku buntu ariko kuko uri umuntu ukamwumvira cyangwa ntumwumvire uhitamo kukaba ukwawe ubundi nta mahitamo wari ufite uvutse uri uwo gupfa umva se yego uvutse uri mu rupfu uri uwo gupfa iteka ryose
imana iraza iti nje kugukiza uru rupfu rw'iteka ryose ariko guhitamo ni ukwawe dore ubugingo ntiwari ubufite wari ufite urupfu gusa dore n'urupfu hitamo icyo ukurikira bakaba ari wewe hitiramo kigaragaza kuri umuntu dushingiye kuri iki gice turiho twihuse mu gitekerezo abantu Nowa yababuriye imyaka 120 yego banga kwinjira mu nkuge ni guhitamo kwande guhitamo kwabo nawe guhitamo umudendezo wabo bahitamo kugera gute kurimbuka ariko se pastor mu kibazo je nibaza kubwira abantu ngo imvura izagwa ari nta mvura yigeze igwa buriya bwo kuki yababwiraga ibintu bitabaho ubu se kuzi ko umwaka ugiye gushira nuko udabonye ushira n'ibindi nuko n'ibindi babivugaga ko bibaye kuko hari ibindi byagize bite byabibanjirije ariko nta mvura yari yarigeze igwa yego bivuzwe nande n'Imana ariko oya rindira nk'ubu kandi ukora iby'Imana ikubwira ni kuki Imana itubwira ibintu bitari byabaho bikaba ari byo bidutegereje kuvuga ngo hazagwaho imvura y'umuriro nta mvura y'umuriro twigeze tubona uyu muriro ni kuki Imana buri gihe dukandisha iyi y'amazi se wigeze uyibona hehe byibuze ko wavutse ukayisangaho bo nabonye iyi mvura igwa y'amazi ntiwayisanzaho byibuze njye nayo yaje iti uko haje imvura y'amazi itazanywe na so na nyoko niko hazaza n'imvura y'umuriro izanywe n'ingaruka y'icyaha rero pastor ndagira ngo mumfashe byomvese izanywe n'ingaruka y'icyaha ni kuki Imana buri gihe ibwira abantu ibyo batumva oya uri ihene se ubu se ndavugana n'ihene ko mvugana n'umuntu umenya ndi inyuma y'ihene uri inyuma y'ihene rwose pe yego ihene yansubiza igituma Imana ikubwira ni kuko nkubwira nawe ukambwira uri umuntu ndagira ngo mumfashe kugira ibyo nsobanukirwa kuko hari oya ntuzapfa usobanura wanze kuba umuntu wabaye ihene wayambwira ubu ihene ndavugana n'ihene se ubu kwavugana na Feniyasi ni Feniyasi muri kubwira Feniyasi wanga cyangwa akemera ihene iranga se kemera ariko muri iki kuki wishyira mu rwego rw'ihene njye mfite ikibazo cy'umudendezo oya umudendezo uhabwa ihene se uhabwa umuntu nyine wemera kwakira cyangwa akawanga uyu mudendezo Imana yahaye umuntu kumenya ari ikintu kizamukoraho uriye cyakora ku ihene nabwo cyakora ku muntu kandi ihene Imana ntiyaha ihene umudendezo no kirazira Imana ntiyaha ihene umudendezo none uri ihene se oya banza ubwire kuri ihene sindi ihene none se kuki uvuga umudendezo ndi umuntu wananiranye ufite ububasha ufite umudendezo wo kwanga cyangwa kwemera ihene ntibifite reka none kuki wishyira mu ihene reka njye ku rwego rwa Adamu na Eva Imana irababwira ngo nimurya kuri iki giti muzapfa no gupfa muzapfa icyambere urupfu bari batari barubona ntibari bazi niba bagize bate barwekururiye ariko Imana irababwira ikintu batari babona ntibarakibona ariko naba waya Imana yabwiraga ihene se mbwira Adamu yari ihene yabwiraga iki yabwiraga umuntu ubasha kwanga icyo Imana ivuze cyangwa akacyemera ariko hari ikibazo cya understanding ese bari basobanukiwe neza n'urupfu cyari
abo kwa Nowa bari basobanukiwe Bari- n'imvura icyo ari cyo batari bayibona. cyane Imana yababwiraga imvura icyo ari cyo uko izaza uko izaba imeze bakabyumva kuko atari ihene. None se mu ishuri ujya kwiga ibyo uzi Ariko Oya, nanjye mbwira. niyo mpamvu rimwe ntsindwa. kuko wanze kubyakira. Mu ishuri ujya kwiga ibyo uzi ntujya kubyiga. Wiga ibyo utari ugize ute Ibyo utazi. ibyo utazi kandi ukabimenya. None bigeze mu by'Imana reka se nabimenya ariko iby'isi ukabimenya. Njye mbona buriya Ntiwambwiye ngo hari abigisha bigisha ibi ngibi ibi n'ibi. Ntiwambwiye ngo hari umuntu wagenze hejuru y'amazi. yego Ihene se yazi kambwira iti databuja ngwino nkubwira agakuru nabonye. naho yarishije ntibwira niba Mbwira yuko ihene yazi kambwira iti nja kukubwira inkuru. Ngiki kigaragaza ko uri umuntu. Ibi ngibi wanga bizagukoraho. none se ni kuki ikibazo cyanjye ndakigarukaho niba n'Imana yumva ko mbyumva Wayashibu yarabiguhaye tiyumva kubyumva. Yaraguhaye ububasha bwo kumenya gutekereza guhitamo mu mudendezo. Adamu na Eva ibabwiye ibakangishije urupfu Waya rurangije oya ibyo nibyo wihimbiye. oya Oya yabakangishije yababwiye ikizaba. njye hano ndi kubariza undi muntu wese wabaza None se uravuga uti yajyaga guceceka. Imana ikibazo ni Oya bagiye kuryitunda izi ko rizabazanira urupfu. Ibyiza ni uko ajya guceceka ntibabwire. none se kuki Imana itafashe umwanya wo kubabwira ngo dore urupfu nurya ritunda uzagira ute uza ngurwo urupfu kandi babwira gupfa icyo ari cyo. Irabasobanurira. Ihene se wayisobanurira ngo gupfa ni uku nguku. none se pastor Ariko wowe ndagusobanurira urupfu icyo ari cyo. reka nkoreshe illustration ntoya noneho namwe mu Ihene se wemeye ko uri umuntu rero. illustration yes reka nkoreshe illustration nuriya udukurikiye nawe aratubwira njya nkoresha mvuze ngo mu kanya haraza ikobenyo kandi irabakorenya Haraza ikobenyo kandi irabakorenya icyo navuze hari ubwo twumvise icyo tuvuze kandi byaciye mu matwi yacu kuko uri umuntu. ikobenyo Nabyumvise ariko simbisobanukiwe. ikobenyo no gukobenya Ndakubaza ntikobenyo ni iki? Kuko ndi umuntu. aha Sinikiriza. Ndakubaza ntikobanyo ni iki? Sobanura. Ubundi ubuye bisobanura. none muri Bibiliya ntabwo hatwereka niba Adamu na Eva barafashe umwanya wo kubaza Imana Baya yucucora. Oya. Fana baganiraga nayo bakamara igihe kirekire. Bayisiganuza. none se Nayo ikagira ite? ikabasobanurira kuko bafitanye isano nayo batari ihene. noneho tuvuze mu bigisha bazi kwigisha twabona ko Satani azi kwigisha cyane Azi kubeshya pe. arigisha Oya azi kubeshya. Azi kubeshya pe ni umuhanga. Imana ikamenya kuvuga ukuri. noneho Kuko dore urugero. Irababwira iti nimurya aya matunda ntimuzapfa muzaba nk'Imana. Babaye nk'Imana se. Umva Satani. ariko Bibiliya iravuga ngo bamaze kureba basanga Imana ziravugana ziti babaye nk'imwe muri twe. Bamenye ikibi bari bazi kiza gusa. Bamenye ikibi. Bamenye ko bambaye ubusa bari bambaye ubwiza bw'Imana bubavaho. Ariko buriya kumenya ikibi nubwo wari usanzwe uzi icyiza si bisobanuye ko ubwenge bwiyongereye. Buriyongereye ariko wongereye kuko wawe iyo wanduye sida umenya uburibwe bwayo sha. Utarayandura nta bumenyi. Ubwo se ntiwagize icyo umenya kumurusha. Wagize icyo umenya kumurusha.
nshatse kuvuga ko satani ishobora kuba itarabeshyaga Adamu na Eva kuko yababwije ukuri kurya muzamenya ubwenge. Ubwenge bubazaniye urupfu, bamenya ubwenge. Ni nk'uko wamenya sida imaze kugufata, wabimenye ariko uri mu rupfu. Ihene se yamenya ko yarwaye sida ikajya kubwira iyindi hene itisigaho? ubu turabwirwa ko tuzajya mu ijuru, ari jyewe sinzi uko ijuru rimeze, ari nawe nturizi. Bibiliya gusa iratubwira ko hariho ijuru. Iki kintu batubwira aho ntabwo mbishidikanya, kuko ngomba kwizera, kuko abo kwa Nowa ababishidikanije babonye ingaruka. Adamu na Eva washidikanije iby'urupfu yararubonye, wishubije. Yego, ubwo nyine ndagira ngo tugere kuri ntuzi. Ubaye umuntu rero ukiza ubuhene. Ubaye umuntu ukiza ubuhene, utanze urugero. Imana irababwira iti imvura izagwa, baranga aho bakwemeye ibukeye ayiyi iragwa. Barataka bitakishobotse, bati ntibadukingurira tusige wakinze. None n'ubu turabwirwa ko hari ijuru. Ariko abanza umenye Bibiliya iyi ngiyi, umenye ko byavuzwe n'Imana. Ndabyemera, si ugupfa kwemera ikivuzo. Ndabyemera nshingira no kuri experience z'ibyatambutse. Yego z'ibyatambutse, kugira ngo menye ukuri kw'Imana. Umva kuba umuntu kutabihene. Experience sha iryo jambo. Yego, kwigira ku byabaye. Kwigira ku byabaye. Imana yacu ntabwo ibeshye, ivuze ko umuntu azapfa. Iguha urugero rw'abagize ababaye nkawe n'amaherezo yabo. Nuko nguko bivuga ko n'ijuru rero tubwirwa ririho, naryo rirahari nubwo tutarisobanura. Kuko hoya iyo uhakanye ijuru uhakanye ko n'Imana itabaho. Kuko iri mu ijuru, ifite aho iba mu ijuru kandi ikabana ifite ububasha bwo kubera hose icyarimwe. Iri ryo si ishyano. Ni gute urashaka kuba Imana se? Erega ibyo bintu aho bicikiraye, ibyo akakona agahazo k'Imana arakubwira ibintu birindwi biyiranga. Kimwe ni icyo ngicyo, kubera hose icyarimwe, nta muntu wabigira. Pastor, buriya icyo kibazo najyaga nkibaza, ariko nza kureba ko abahanga b'isi bagerageje kwigana Imana kubera hose. Yego, ni gute rero? Reka mfate urugero. Ubu umuntu uri hano afite MTN, uri Cyangugu afite MTN, uri hariya afite MTN. Ubwo MTN hose irahari. Uwo muntu iyo umureba n'ubu ngubu nkaba mvuga bakandeba nkabareba, urareba ishusho ntureba umuntu wese. Ariko ni ishusho, urumva bagerageje. Baragerageza ariko ntibazapfa bagize physically. Icyo nashakaga kwerekana nuko niba abantu bagerageza gushaka kubera kuko bahawe Imana yabahaye kumenya gutekereza. Yego, niba bikomora ku Mana, ni bigaragaza ko bakomoka kuri ku Mana nyir'ububasha bwose. Yego, kandi yahumekeye mu bwonko bwabo. Nicyo gituma ubu ngubu isi ntiyumvikana. Tugarutse kuri bene Adamu, kuko umutegetsi arashaka ko bibuko ashaka, utegekwa nawe arashaka ko bibuko ashaka. Maze Bibiliya ikatubwira ngo Kristo naboneka ku bicu amaso yose azamubona. Kandi si n'umubumbi, ibyo byo nta nubwo tubishidikanya. Ntiyaje se muri iyi si ntiyayibayemo, ariko icyo gihe ntabwo yabaye Yerusalemu, ntabwo yari ishusho ye, abera hose icyarimwe ntumubone. Aba mu bwonko bwanjye, ntaba inyuma, ntaba mu rusengero, ntaba mu rusengero zubatswe n'amaboko y'abantu. Aba mu bwonko bwanjye, akampa gutekereza nkawe, ngatekereza nkawe. Aba mu bwonko bwanjye. Nibyo ni kubona ikirere kitangiye guhindura amashusho. Maze rero ubu ngubu ibi ngibi ngo buryo bwo kwiga Bibiliya
ni ukujya impaka nk'izi ngizi abantu bagasobanukirwa baza si ugutega amina amina haleluya bagataha batyo. ndibwira ko mba nagerageje kubariza benshi cyane bafite ibibazo ntabwo ari uko duhakana Oya. kwa Bibiliya ubu ngubu abumva Feniyasi bagira ngo ni umuhakanyi. No, ngiyo mesodi yacu uburyo twiga nibyo haba bamwe bagira ubute ntibabaze, none twahimbwa uburyo bwo kubabariza nibyo ukabaza icyo uzi, mbese kwigiza nkana nibyo kugira ngo ba bandi b'abanyabute muri Bibiliya bumvireho, kugira ngo bumvireho. kandi mwakoze kudusubiza ibibazo. Nanjye rero nkihata uyu rero nkamuhindura ihene. Ntabwo ari ihene se yabaza biriya bibazo mu byumve, si ihene ntabwo yabaza biriya bibazo, ntibishoboka. ni uburyo bwo kuvuga kandi narebye umwana afata ibirere by'insina yigisha abana bigishaga kubanga umupira wa karere twateraga arawunyibutsa uko twajyaga natwe tuwubanga gutanaga umupira karere, umupira wacu wa kizungu utaraza. Twari dufite umupira wacu wa karere witwaga karere. Yego. Kandi ntabwo watobokaga. Reka da uvuze neza cyane. Warasazaga tugakora undi ariko ntiwatobokaga. Agashaka injishi akongera akikorera umupira. None uratobokwa abazungu ukava mu mwuka. None rero ibi ngibi igituma ubu impaka igihugu, reba nawe muri Kenya, reba muri Tanzania, reba muri Kongo, reba muri Uganda, ibihugu bituzengutse biracika. Kuki nta na kimwe ari kizima? Nimutekereze Gaddafi iyo yazaga mu Rwanda yizaniye ingabo ze n'indege ze. None barihe? None u Rwanda rwakiriye impunzi zo kwa Gaddafi. Nibitangaza. Kuki banyarwanda mutumbira mutigira kurenga kuri abanya Libya baje kwa Gaddafi bahungira mu Rwanda kandi ari we warutunze u Rwanda. Kuki mutibaza? Nibibazo. Who are you? Koko. Abarabu ba muri Libya bagahungira mu Rwanda. Muzi Gaddafi yadutse mu Rwanda abantu bagakangarana, yizaniye indege ze n'ababoyi be n'ibintu bye byose, adakeneye hoteli za Kigali. Kuki mudatekereza ngo mwige? Ariko uriya ntabwo yari Imana, yagombaga uvuze neza cyane. Yari iki? Yari umuntu nubwo ameze atyo, si Imana. Pastor, reka tugane ku musozo. Ndumva ibijyanye n'urubyaro rwa Adamu dushobora kuzongera kurukomoza mu kiganiro cyane ubutaha. None reka tugereza ibi biravuga bene Adamu bavukana kamere mbi bokojwe n'ababyeyi babo, ariko inkuru nziza Yesu yaje kubyarwa n'umuntu kugira ngo abone uko akiza abantu. Ariko nzabibasobanurira icyatumye abanza kubyarwa n'umuntu. Ntabwo yatabyarwa n'umuntu yajyaga gukiza umuntu. Niko nawe utabyawe n'Imana utabasha kwitwa umwana w'Imana. Amen. Kere kubanje kubyarwa n'Imana, nawe kugira ngo abe umukiza wawe yabanje kubyarwa n'umuntu atsinda ubumuntu. Nawe kugira ngo utsinde bavukanwa yahindi nababwiye, kere kubyawe n'Imana, ikibyawe n'Imana kigatsinda bavukanwa. Amen. Mana igira neza, turagushimye cyane kubw'ibi bintu bikomeye. Ariko Nyagasani turakora uko dushoboye kose ngo abantu babyumve,
be gukomeza guhera muri amina tumvise iby'ibivuzwe ibyo ari byo, uduhe gusobanukirwa tumenye itandukaniro riri hagati y'abaremwe n'abavuka, tumenye itandukaniro riri hagati ya bene Adamu na bene umuntu. Mwami Imana, Bibiliya yahumetswe n'Imana ariko yandikwa n'abantu, irimo ibintu byo kuyobya abantu byinshi cyane, ariko turi abantu, tukayisesengura tukayicukumbura tugatekereza, kuko twahawe gutekereza no kumenya, tugahitamo igikwiriye gukorwa. Utugirire ubu buntu natwe tubwakire mu izina rya Yesu. Amen. Amen.